You know him. You love him. An invisible force that only exists Daddy, make some noise for the band. Make some noise for the band. Let's go. Every day with you is a brand new day. Put your lighters up. I swear I'll be there. Respect you, I find it. Baby, can we find you? I'm on my footy. I'm on my footy. I'm in love. Put your lighters up forever. Look at me now, do you see this light? Jump us up in the sky. Can somebody put my baby? This can't be true. I'm in love with you. Could that could be funny? You know my love is so real. Let's have a live, I won't let you down. I'll never let you down. Hello, my love. I know you know. Come on, come on, your love. Make me super. twongeye kubaha ikaze inshuti z'akadasohoka za Sky TV Show. Nizere ko mumeze neza kandi ko buri kimwe cyose kiri kugenda neza. Aho tugiye kuba twagaruka ku ma update yacu uyu munsi, akaba ari amakuru aba arimo aragenda avugwa muri showbiz, akaba ari ama update tuba tugiye kuba twakinjiramo kugira ngo se tumenye biri kuvugwa hirya no hino, ese ni ibihe se ibirimo biragenda bitrendinga, ese ni ibihe. So rero hari amakuru menshi cyane bagiye asohoka, ariko njyewe nabaye nkuhitemo aya ngaya kugira ngo se tumenye ngo ibi bintu biri kuva he, biri kugera hehe. So rero ni amakuru navuga ngo tugiye kuba twakora kuno tariki 7 z'ukwa munani umwaka wa 2025. Se rero ngiye tugiye kuba twabana ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi ni Sky, aho tugiye kuba twakereba se kuri ama update agiye atandukanye, akaba ari amakuru navuga ngo tugiye kuba twareba kuri aya makuru arimo aravugwa kuri Liga Rugaju ndetse n'abagenzi be, aho navuga ngo nyuma yuko RDF sohoye itangazo ndetse rigenewe abanyamakuru, ese byaje kuba byagendutse cyangwa se byifashe gute. Tugiye kuba twareba kuri aya makuru arimo aravugwa kuri The Ben, ndetse turebe kuri ano makuru maravugwa kuri no mukinyi wa filime wakoze ubukwe. Se rero wowe ndakurandika cyangwa se ndakurandikiye kugira ngo tubane muri iki kiganiro, ubundi ugende urushaho kugenda wamenya ama update agiye atandukanye. Se rero gatondeka gatoya, ubundi tugarukeho turebe se aya makuru turayahera cyangwa se tujye kuvuga naye makuru agiye atandukanye. Se rero we icyo udasabwa no kuba wakuraho cyangwa se warenga iki kiganiro utagisoje kugira ngo ugende urushaho kugenda umenye ama update agiye atandukanye. twihuse cyane ka turebe kuri nkuru irimo iravuga ku musizi Mumaga Junior, aho navuga ngo agiye kumurika abahanzi 10 cyangwa se abanyeshuri 10 biwe biganjemo abasizi yatoreje mu irerero cyangwa se mu itorero ry'abasizi yise Ibyanzu. Rero uyu akaba ari umuhanzi Mumaga Junior, agiye kumurika abahanzi 10 biganjemo abasizi yatoreje mu itorero ry'abasizi yise Ibyanzu. Ni abahanzi yatoranyije binyuze mu mushinga yise Siga Rwanda yatangije mu myaka ishize, aho yatoranyije abahanzi 10, abandi mu barenga 40 bari bariyandikishije bashaka kwinjira mu Ibyanzu. Aba yatoranyije bagiye gutangira urugendo rushya bahereye ku gitaramo Rumaga agiye gukora cyo kumurika abantu cyangwa se abanyeshuri biwe, kizaba kuwa 30 Kanama umwaka wa 2025 muri Kigali. Uyu akaba ari Mumaga Junior wamenyekanye mu kuba yasiga, ndetse aho navuga ngo nawe wamaje kuba yakigarura uruganda rw'abasizi hano mu Rwanda. Nada update rero amakuru maravuga yuko umukinnyi wa filime witwa Renda wo muri filimi Umuturanyi, aho navuga ngo nawe ubu yamaje kurushinga, aho rero yaje kuba yashyira amafoto yiwe y'ubukwe, aho bitakunze kuba byagaragara cyangwa se byavugwa mu itangazamakuru, ariko finally yaje kuba yashyira amafoto ye y'ubukwe
ubukwe bwerekana amafoto yiwe n'umugabo we, ndetse aho navuga ngo ni ubukwe bwari bwiza kandi bwari bunogeye amaso cyangwa se ijisho. Rero uyu akaba ari umukinnyi witwa Linda wamenyekanye mu muturanyi no mu ndoto ndetse no mu zindi filimi nyarwanda zigiye zitandukanye, aho rero yaje kuba yarushinga agasezerana imbere y'amategeko ndetse n'imbere y'Imana. Rero twese cyane ko turebe kuri ino nkuru nanone irimo iravuga kuri Regan Gaju, aho rero iyi nkuru yaje gusohoka ivuga yuko Kalisa ndetse n'uwo bita Rugaju Regan n'uwo bita Frank Mugisha Frank ndetse na Jagwani bari mu bantu batawe muri yombi mu gihe hakorwaga iperereza ku mafaranga ya APR FC yanyerejwe. Amafaranga bivugwa ko yanyerejwe ni ayifashishijwe mu mikino wa Sekafa Champion League mu mwaka w'ibihumbi 2024 ndetse ku itariki 24 wahurije APR na Pyramide mu Misiri muri Nzeri mu mwaka wa 2024. Rero biza kuba byaza kuvugwa yuko baje kuba bakurikiranwa ari abasirikare babiri ndetse n'abasivile 20, ariko muri abo bose abamenyekanyemo ni batatu, ari we uyu Regan ndetse n'uwo bita Jagwani ndetse n'uwo bita Richard. Aho niho navuga ngo nibo babashe kuba bamenyekana mu kuba baba bari muri iyo case cyangwa se bari muri iyo case, navuga ngo bose barimo bararegwaho cyangwa se barimo barakorerwaho iperereza. So rero ku munsi w'ejo bundi nibwo haje kwasohoka itangazo rya DF rivuga yuko ubuyobozi bwa RDF ngo buramenyesha ko ubushinjacyaha bwa gisirikare bukurikiranye mu butabera abofisiye babiri ndetse na ba RDF hamwe n'abasivile 20 bakurikiranwe ku byaha bakekwaho bakoranye nabo baofisiye nyine, akaba ari ibyaha bivugwa yuko ari abasivile 20 bakoranye ibyaha n'abofisiye babiri ba RDF. Aba bose bafunzwe by'agateganyo n'ubushinjacyaha bwa gisirikare ku byaha bakekwaho bakurikiranweho harimo icyaha cya mbere ubufatanyacyaha mu kwakira no gutanga inyandiko utemerewe, ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Ibyaha bakurikiranyweho bijyanye n'uburyo haguzwe amatike y'indege kuri konte ya Minisiteri y'Ingabo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Nk'uko biteganywa n'itegeko, abasivile iyo bakoranye icyaha n'abasirikare bakurikiranwa n'ubutabera bakaburanishwa n'inkiko za gisirikare. Iryo rero akaba ari itangazo RDF yasohoye kuri abangaba, aho harimo aritegwa se baravuga se ibi bintu noneho uko tubona byatangiye gufata indi ntera, aho benshi cyane bari buyiteze cyangwa se bari bazi yuko ngo ari ibintu ngo biri simple cyangwa se byoroshye ngo bazahita bafatwa bakarekurwa ku munsi ukurikiye, ariko abantu benshi cyane bagiye bakunda kubona yuko bino bintu bizafata indi sura ari n'igihe bishobora kuzarangira aba bantu ndetse navuga ngo babikatiwemo ndetse bakaba babimaramo ndetse n'igihe kinini cyane arimo ararebwa se ni ibiki byagiye bitera mu kuba byibuza navuga ngo nka Regan Gaju, bitewe n'ukuntu bamuhamagaye cyangwa se bitewe n'ukuntu ngo byagenze, bishoboka yuko nawe iki kintu ashobora kuba hari ikintu cyinshi arakiziho, ariko akaba yatangiye ngo kuba yagira ubwoba. Izo na analyse z'abantu baba bari hanze y'ikibuga bavuga yuko byanga byakunda ahantu bino bintu bishobora kuba bitazoroha. Rero twihuse cyane katurebe kuri ino nkuru ya Benjamin
uwo bita The Ben. Uyu akaba ari umuhanzi navuga ngo uzwi cyane, ndetse navuga ngo umaze ko yagira izina rinini hano mu bahanzi bose dufite mu Rwanda. Rero uyu akaba ari Mugisha Benjamin wamamaye cyangwa se amenyekanye nka The Ben, umwe mu bahanzi bafite izina rikomeye mu muziki nyarwanda no hanze y'igihugu. Yongeye gusangiza abakunzi be ibice bitamenyerewe by'urugendo rwe. Yongera gushimira Muyombo Thomas ariwe Tom Close watumye yinjira mu muziki. Tusome ino nkuru ye, ubundi nawe tugenda tumenya se bundi we byifashe gute. Rero navuga ngo ino nkuru yiwe iravuga yuko mu butumwa burebure yashyize kuri account ye ya Instagram kuri uyu wa gatatu tariki 6 Kanama umwaka wa 2025, The Ben yavuze ko inzozi ze zagiye zihinduka kuva akiri umwana, uko yinjiye muri muzika atabiteguye, ndetse n'icyerekezo gishya atangiye gutekerezaho. Yagize ati nkiri muto inzozi zanjye zahoraga zihinduka mfite imyaka 7. Nakundaga cyane umupira w'amaguru, nahoraga nifata nk'uzaba umukinnyi ukomeye. Mfite imyaka 12 nari ndangamiye umurimo wo kuramya, nkaba umuyobozi w'indirimbo mu rusengero rwa mama. Ubwo nuko babona bari ya badirija, ariko badirija ndetse na badirijante turabazi bakora umurimo mu rusengero, bari baba bayobora abandi. Ariko ngo uko nakuraga ibintu byarahindutse. The Ben yakomeje avuga ko ubwo yari mu mashuri yisumbuye yahisemo kwiga amasomo ya Biochemistry, agendeye ku buhamya n'uruhare rwa Thomas, uwo navuga ngo ni Tom Close, inshuti ye ikomeye. Yamushishikarije ubuvuzi gusa ngo biza kuba byarangira Tom Close wamwinjije mu rukundo, navuga ngo wamwinjije mu rukundo rwa siyanse. Ni nawe navuga ngo wamuhaye inzira igana ku muziki, cyangwa se niwe wamufunzemo ikintu cyo kumva yuko The Ben yaba umuhanzi. Rero akomeza agira ati ntabwo ari njye wahisemo muzika, ahubwo muzika niyo yanshakiye. Ni nk'uko Imana yandikiye igice cy'ubuzima bwanjye niyo nagisomaga. Uwo akaba ari The Ben ukomeza agenda avuga true story ye, cyangwa se aho navuga ngo ni urugendo rwiwe. Akomeza agira ati ngo uyu muhanzi ukunzwe cyane mu ndirimbo z'urukundo n'izifite ubutumwa bw'indangagaciro, yemeza ko ibikorwa bye bihesha Imana icyubahiro. Ati indirimbo zanjye zubaka urukundo, ziteza imbere imyitwarire myiza, ndahamya anashidikanya ko mu maso y'Imana ntacyo nkora kibi. The Ben akomeza agira ati ariko mu minsi yashize ngo yatangiye kumva ubutumwa burenze ubwo yari asanganywe. Yumva ko hari ikintu kinini Imana imuhamagariye, nubwo atarahita amenya neza icyo aricyo. Avuga ati ntabwo nzi neza icyo nagerejweho. Gatoya aravuga ati ntabwo nzi neza icyo negerejweho gikurikira, ariko ngo numva hari intego irenze impano yanjye yo kuririmba. Hari ubutumwa burenzeho kandi niteguye kubwumva no kubusubiza. Mu gusoza ubutumwa bwe, The Ben yashimiye abakunzi be kuba baramuherekeje mu bihe byose by'amarangamutima, imihindagurikire ndetse n'ibibazo. Ati murakoze ku rukundo rwanyu rudashira no kuntuma numva
no kukunuma numva nemerewe kuba njye uko ndi, nubwo hari ibyo nari ntunganyeho. Akavuga ati nubwo hari ibyo nari ntunganyeho. Yakomeje rero avuga amagambo navuga ngo yuzuye ubwuzu cyangwa se amagambo agiye akora ku mitima y'abakunzi biwe. Rero akaba ari ikiganiro yari yagiranye, ndetse navuga ngo yagiye akunda kuba yagarukaho, naho navuga ngo ni ibintu byatumye abantu benshi cyane bavuga ati wow, uyu niwe The Ben kabisa. Noneho ubu ngubu n'utamuzi yamumenye, yamenye ese The Ben ni muntu ki, ese The Ben yaje mu muziki ute, ese The Ben. So rero ni ako documentaire gatoya twari tugarutseho gatoya, ubundi katuranzikeho, ubundi tugaruke n'andi mashoti update, ubundi dusoza inkuru zacu z'uyu munsi. Tugarutse gatoya nuko ari inkuru imwe bavuga yuko ngo umukobwa wabashije gucika Kazungu Deni, uwo akaba yari yaramenyekanye mu bwicanyi bw'indengakamere yagiye arangwaho, hanyuma biza kuba byamufatirwaho umwanzuro wo gufungwa burundu n'ubucamanza. Rero uyu ni umukobwa ngo waje kuba yavuga yuko wabashije gucika Kazungu Deni, ubwo nawe yari agiye kumwica, avuga ko yabuze aho abariza ndetse ahorana ubwoba. Ati nkeka ko mu rubanza Kazungu yaguze hari ibimenyetso bya muganga ko yapfashe ku ngufu, hari ubuhamya bwabo nahungiyeho mva iwe nambaye ubusa, nyamara ku mugoroba twaburanye natunguwe no kubona amamagaye ati ko wandeze byakumariye iki. Uwo akaba ari Kazungu Deni. Hibaza se uyu mukobwa bundi we kugira ngo byibuza uyu Kazungu Deni areke kuba yamutera ubwoba cyangwa se areke kuba yamuhamagara, ese hazakorwa iki? Rero ni nyuma yuko uyu mukobwa yaje kuba yagaragaza yuko ngo ahorana ubwoba, ndetse yumva yuko nta mahwemo afite, mu gihe ngo Kazungu Deni hari ibimenyetso bya muganga ko yamufashe ku ngufu, hari ubuhamya bwabo yahungiyeho cyangwa se bw'abaturanyi yagiye ahungiraho. Rero nyuma bije kuba byagaragara yuko ngo Kazungu Deni ngo ajya amuhamagara. Rero iyo akaba ari update navuga ngo iba tugenda tunyuramo. Bundi navuga ni ama update twari dufite for right now. Agiye twabanye muri ama update ni Sky mwenye, it's ya Pablo Papita Patrick Makadan Tigrikas Copisto, it's ya back and sharp and another shino the very the it's ya shop ya DJ Sky Misimu. Areka tuze kuba twabonana muri update z'ubutaha. Ciao ciao.